hari abantu bahuye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo birarangira. Iyi ni session ya mbere, indi minota isigaye tugiye kuyiganiramo gatoya. Nk'uko mubizi cyangwa se ku bashyitsi n'abantu baje nyuma tubahaye ikaze. Spirit of Worship ni gahunda ya ministry yitwa The True Worship. Iyo ministry yigisha kuramya icyari cyo, uburyo ushobora kubaho ubuzima buramya Imana. Amen. Kandi abantu benshi wenda turi buze kubigarukaho, ubwo abantu protocole baba badufasha kuzana hano intebe gatoya ku bantu tugiye kuganira. Abantu benshi bazi ko kuramya Imana ari ukuririmba, sibyo? Kandi nabwo indirimbo zigenda gake. Ubu ngo twarimo turamya Imana, ngo ntabwo twahimbaje Imana kubera ko nta gisirimba twashyize. Bireba abaririmbyi, bireba buri muntu wese waremwe n'Imana. Amen. Urumva nawe urimo umuntu wese waremwe n'Imana agomba kuramya Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero tugiye kuba tuganira ni gute umuntu ashobora kubaho ubuzima buramya Imana kandi ataririmbye, atacuranze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo kintu nitumara kugisobanukirwa tukagenda tukagishyira mu bikorwa, nibwo turi buze kuba abaramyi Imana ishaka. Amen. Ari nayo mpamvu y'uyu mugoroba, kugira ngo turusheho guhinduka abaramyi Imana yishimira. Prosper, tumukomera amashyi, tumwakire. Hanyuma ntabwo turi butinde, isaha dusorezaho turayibuka 2:00, sibyo? Iminota isigaye turayikoramo, turarasa ku ntego just kugira ngo tuganire. Kandi nawe nugira ikibazo biremewe rwose, uramanika ikiganza utubaze ku bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Birasobanutse? Yesu abahe umugisha. Yatubwiye ko yitwa Prosper, ariko wenda n'ibindi yabirenzaho. Givuge nyine n'umuntu mukuru. Mwiriwe, mumeze neza? Yesu ashimwe. Ndishimye kuba hano nanone. Nitwa Prosper, habayo ndakijijwe, mfite church mbamo Masoro Restoration Church. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'umwana umwe w'umuhungu ufite umwaka n'amezi 4. Hari ikindi ufite ikibazo wenda about me yambaza, ariko wundi numva ari ibyo ngibyo. Wabariye kuri church yanjye ndaririmba, ndi umwe mu bayobora worship team, kuramya no guhimbaza muri church binyuze mu ndirimbo. And abantu twazanye bakongera bagaguruka, hari umwe navuze abandi yasohotse, Marcel ntabwo yari ari mvuga, abandi bongere baguruke mbababwire nanone. Kamera inyuma, uriya wambaye umupira w'ubururu yitwa Brian, uriya begeranye yitwa Marcel, uriya utangira yitwa Sam, uriya yitwa Ron Kaneza. Mu busanzwe bariya turakorana muri music as a band, ariko niyo batari bucurange turajyana. Kubera ko we tuziranye n'ubundi ari muri ministry, niyo mpamvu nifuje ko twamutumira akatuganiriza ku bijyanye no kuramya. Hari abantu bajya bamubona mu ndirimbo nyinshi z'abandi, ubutaha tuzamubona no muziwe nta kibazo. Gusa igikomeye, kuramya Imana ntago bisobanuye kwandika indirimbo, sibyo? Nimvuga ngo z'abandi nimugire ngo ndamupfobeje, oya, ni umuramyi mwiza. Niyo mpamvu nanifuje ko aza akatuganiriza, by'umwihariko n'inshuti yanjye. So ndifuza ko utubwira wowe kuramya wumva ari iki kuri wowe? Kuramya bisobanuye iki kuri wowe? So kuramya, reka ndakoresha Bibiliya, ariko mbere yuko njyaho
kuramya mu magambo make ni ukwerekana kamere y'Imana mu magambo make. Ni ukuvuga ikawenda mbikiyemo esanse yavuze mu Samukare avuga ngo hari abantu bavuze ngo kubera ko twaririmba indirimbo zituje buriya twaramije, wenda muri session ya kabiri nitukora ibyihuta turaba duhimbaje cyangwa nitunabikora dukomeze turamye. Mbishyize mu ndirimbo kugira ngo tubyumve twese. Indirimbo yitwa ko ariyo kuramya ni indirimbo ivuga kamere y'Imana, ivuga uko Imana iteye, yaba yihuta yaba igenda buhoro, uko imeze kose. Iyo ivuga kamere y'Imana, iyo ivuga uko Imana imeze, uri muraramya. Hanyuma iyo avuga ibintu Imana ikora, uri murayihimbaza. Urugero rworoshye, Zaburi nyinshi zivuga ku mirimo y'Imana, zirahimbaza Imana. Hari n'izivuga uko Imana iteye kamere yayo, zikayiramya. Kubera ko yambajije kukuramya, reka ariho nibanda. Nshobora kuririmba ngo murayizi mwese, manurera manurera, murayizi manurera. Si indirimbo yihuta yo kubyina cyane, ariko buri n'indirimbo yo kuramya. Kuri n'ubugingo, ariko ntabwo ariko yavuze. Yavuze ko ndi inzira, ndi ukuri, ndi ubugingo. Yego, kuba ari inzira y'ukuri ntabwo ari byo, ntabwo ari ikinyoma. Ntabwo bipfuye, nibyo ni inzira y'ukuri, kuko hari n'inzira zitari z'ukuri. Ariko hejuru yo kuba inzira, we noneho ni n'ukuri. Ukuri in itself, the truth, sibyo? Ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo. So niba avuze ngo abo Data ashaka ko bamuramya nuko bamuramya mu kuri, bivuga ngo kubanza kuba muri Yesu niko kuramya. Haleluya, amen. Niryo banze ryo kuramya, kubanza ukaba muri Yesu mu kuri nyine, kuko hanze y'ukuri ni ikinyoma. Mu yandi magambo, sibyo se? Ukuri niba ari kumwe, ibindi byose ni ikinyoma. Niba kuba muri Yesu ariko kuba mu kuri, niryo banze ryo kuramya. Yego. Hanyuma akavuga ngo yabanje mu mwuka, mu kuri. So mvuze mu mwuka, Yesu agiye kugenda yasize abwiye abigishwa ngo simbasize mwenyine. Ntabwo yadusize nk'ipfubyi. Yavuze ko azohereza iki? Umufasha, sibyo? Akatubwira n'ibyo yasize atavuze, niko yavuze, sibyo? So mu by'ukuri ni ikindi kintu kikwereka ngo kuramya mu by'ukuri ni ukuba uri muri Yesu kandi ukemera kuyoborwa n'umwuka. Amen, haleluya. Niko kuramya mu mwuka no mu kuri, kuko ntushobora kuramya mu mwuka utayoborwa n'umwuka. Hari abakristo benshi donc yakiriye agakiza, ariko iyo bigeze gukora choices, aravuga ngo, nari kuvuga mu Giswahili, aravuga ngo ibintu byo kuba nkijijwe reka mbe mbiretse kano kanya ndabisubiramo nyuma y'iminota 5. Aho ngaho ntabwo uri mu mwuka, ntabwo ukorerwa n'umwuka. Aho ngaho ugeze aho uyoborwa nawe, uriyoboye. Kandi rero biravuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, ariko rimwe na rimwe ugasanga twebwe hari igihe dushaka kuba abacu nyine kwigenga. Simbizi, cyangwa nimwe bibaho gusa, nijye bibaho gusa. Ntabwo nigihura nabyo gusa, ukumva situation imwe ukavuga ngo ariko wabikora uko ntekereza Imana nkazayisubira hejuru. Ntabwo byari byakubaho. Ukumva if you had the choice, if you just could, wakabaye ubikora uko ushaka, hanyuma Imana nyine ukazayibwira ngo ndacyahari. Simbizi byari byakubaho, cyangwa muraba marayika mwebwe mutuye mu ijuru, I don't know. Ntabwo niba muhura n'izo ntambara, ariko hari igihe ugera mu kibazo ukavuga ngo iyo mbikora uko ngewe nshaka, kano kanya nari guhita mbona igisubizo. Ariko kubera ko uzi ko utari donc utigenga, nturawe ngo wigenge, nyine ugaca bugufi ukavuga ngo let me wait on the Spirit of God, on the Lord. Ntegereze inzira y'Imana aho uri kuramya, kubera ko wemeye gushyira hasi bwa bushake bwawe, kwa kwihuta kwawe, mbaga ibintu byose wahita ubikora gutya, mbese cya kindi nyine umubiri wawe ushaka kuvuga ngo niki ndagishaka kukibona. N'urugero, ndashaka kugurira wenda imodoka,
mbonye deal nziza ndashaka kuyituritsa ariko irimo utunyanga, utuntu tw'utunyanga nyine gutya ukavuga twese aya manyanga sinazasaba Imana imbabazi nyuma. Ariko ukiye ukavuga uti why niba ntari wanjye ngo nigenge ko Imana inzi nibyo twose turirimba hano, ibintu byose imibabaro yawe yose nta n'umwe atazi. None iyo ubyizera atari ibintu uvuga gusa ku magambo ubibamo nyine ukavuga ngo okay Imana irabizi byose, niba bidakunze mbona byagiye gukunda nkabona bidakunze, ifite plan nziza kurusha yanjye. Donc ukemera to lay down your own will, ukizera Imana. Mu yandi magambo ukayoborwa n'umwuka, kuko yaramugusigiye kandi ntabwo biba bigoye mu by'ukuri. Nabiri ubona ukavuga ngo nta kundi nari fibyo kuko bigenze bura kuba guhari, kuko mwuka wera nyine yasigaye nk'umufasha, kuko Yesu yarabizi ko bitoroshye kuri isi. Niyo mpamvu atadusize twenyine, niyo mpamvu avuze ngo simbasize mwenyine. Donc yarabizi ko si ibintu byoroshye kuramya Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kamere yacu ubwayo nta nubwo bidufasha, kuko reka mbaho urugero rworoshye. Murabona muri kamere y'Imana nta kugira nabi kubamo, yego, ariko uzarebe umwana w'uruhinja wavutse, uzi uko ashobora konka akaruma ibere rya mama we, yego, kandi nta muntu wamubwiye ngo kurumana bibaho, nta muntu wamwikishije kugira umujinya, kubera gusa biri muri kamere y'umuntu kugira umujinya, kubera biri muri kamere y'umuntu. Bya bindi byose nyine, bya bindi byose navuga gute se, kamere y'umuntu nyine ni mbi, ntiyifuze, nawe bivuga, kuko kamere irarikira iby'umwuka adashaka, yego. Rero Yesu yarabizi ko ntabwo bitworoheye hano ku isi uko uvuka byonyine, kuko muka kuri Adamu byonyine birahagije ngo ubuzima bwo kuramya bukugore rwose pe, birahagije kugira ngo ukure. Niyo mpamvu ngira ngo Yesu yavuze ngo mu mwuka no mu kuri, nubwo mu buzima busanzwe ubanza ugakizwa mbere yo kwakira mwuka wera. Urakizwa ugahabwa mwuka wera, siko bigenda se? Urakizwa mwuka wera agatura muri wowe, ntabwo mwuka wera aza kugutura mudakijijwe. Ariko muri affaire zo kuramya, nubwo ubukijijwe uba ukeneye ko mwuka wera nyine umwumva kabisa, ukabona gukora decision. Ngira ngo niyo mpamvu Yesu kuko ari ukuntu tuvuga ngo mukuri no mu mwuka, ariko Bibiliya ivuga ngo ni mu mwuka no mukuri, kuko mukuri nyine uba urimo ubukijijwe pe, uba urimo ubukijijwe. Ariko iyo bigeze ku buzima bwo kuramya, uba ukeneye kubanza ukumva ijwi rya mwuka wera mbere yuko ugira icyo ukora mu bushake bwawe. Ibyo ni uko numva nasobanura kuramya. Yes. Arasa nkaho ibibazo byose nari kumubaza yabizengurutseho abivugaho, ariko ndagira ngo nimfasayizinge gato ku kintu yaravuze kugira ngo tucyumve neza twese, sibyo? Yavuze ko kuramya ari ukwerekana kamere y'Imana. Uti se kamere kandi y'Imana imeze gute? Hari reka mbahereze urugero kugira ngo byumvikane neza, mubaze ikindi kibazo cya nyuma hanyuma dusoze. Yababwiye ngo umuntu utari ageze kuri iriya verse yo muri John, muri Yohana 4:23, yavuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo baramye data mu mwuka no mu kuri. Aravuga ngo umwuka ni Kristo. Rero utari muri Kristo ntushobora kuramya Imana. Mpita nibuka story y'ukuntu Imana yaremye umuntu n'imigambi yari ifite ku muntu. Imana irema umuntu yamuremanye kamere yo kuramya, cyangwa se reka mvuge mu ishusho yo kuramya, sibyo? Turi kubyumvikana? Yamuremye mu ishusho yo kuramya. Hanyuma Imana ibwira umuntu, ibwira Adamu, mugende mwororoke mugwire, yes, mungane nk'umusenyi wo ku nyanja. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Habayeho ikosa ry'uko Adamu yakoze icyaha atarororoka, sibyo? Agiye kororoka ntiyakororokera Imana, yororokera Satani, kubera ko yari yamaze kwakira kamere ya Satani. Yani magambo, ishusho yo kuramya Imana yari yamuvuyemo, yakira ishusho yo kuramya Satani, kuko icyaha yakoze si ikindi. Nubwo bavuga ngo yariye kwitunda, ikibazo si itunda, ikibazo ni ukutumvira Imana yababujije kurya itunda, sibyo? Hanyuma bumvira Satani. Mu yandi magambo, bava mu kubaho kw'Imana, reka mvuge ngo bajya mu kubaho kwa Satani.
reka aba ariyo mvugo nkoresha. None bamayije kubyara, aho kugira ngo babyarire cyangwa se bororokere ubwami bw'Imana, bororokera Satani. Abantu bose bakavuka ari abanyabyaha, bari mu ishusho yo kuramya Satani. Andi magambo, iyo utaramya Imana si bisobanuye ko utari umuramyi. Uri umuramyi, ahubwo uramya ubwami bwa Satani, sibyo? Iyo ukijijwe uba uhinduye cyangwa se uba uhinduriwe kamere ya Satani ukakira kamere y'Imana. Uba uvuye mu kuramya Satani ukaramya Imana. Uba ubaye umuramyi uramya Imana. Yego, iyo uri muri Kristo nibwo witwa umuramyi uramya Imana. Ubwo misengera hahandi sasa yavugaga. Amen. Umukristo rero abaho ati, ntabwo ibyo mbitindaho, murabizi. Nk'uko yabivugaga, ubuzima bw'umukristo nibwo bundi buzima buramya Imana. Iyo tutarimo turaba ubuzima bwa Kristo cyangwa bugaragaza Kristo, mu yandi magambo, mu ijambo ryiza, tutabereyeho Kristo, ntabwo tuba turi kuramya Imana. Ko ubuzima buramya Imana ni ubuzima bugaragaza kamere y'Imana cyangwa se ishusho y'Imana mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nibareba imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, kuba waza ukaririmba indirimbo nyinshi nziza, tukagukomera n'amashyi ngo waririmbye neza, tukagupfunyika n'amafaranga ngo waduhesheje umugisha, bya bindi nyine mujya mubona hano mu rusengero, kwa kundi nyine mujya mubona, biriya ntabwo bisobanuye yuko waramije Imana. Amafaranga yacu tuguha, nanjye mwarayampaye ariko ntabwo iyo ikintu cyakora kiba kibayeho, cyakoze nemera ko ari ikintu gishobora kuba mu mwuka ugahabwa umugisha, ariko abenshi usanga hari igihe ari amarangamutima. Nakoze ku marangamutima yo ko ariko muziki ikoretse, sasa ugakorwaho ati ntabwo tuzongera kuyaguha, mujye muyazana nta kibazo. Ariko icyo nashaka kumvikanisha ni kuko niko kuri, sibyo? So icyo nashaka kugarukaho rero mwunganira nuko kuririmba neza cyangwa se kuririmba abantu bakakoma amashyi ntibisobanuye ko waramije Imana. Ushobora no kubikora just ari ukugira ngo abantu bakurebe uri muri iramya, sibyo? Kuramya Imana rero ni ukubaho, ni igihe byanarenze kuba hano mu rusengero ukajya hanze ukagaragaza Kristo, ukagaragaza kamere y'Imana, ukabaho ubuzima busa nk'ubwo Kristo yabayemo. Ikintu gikomeye buriya kuba Kristo yaraje mu isi ntabwo kwari ukugira ngo aducungure gusa, kwari no kugira ngo tuzabone yuko umuntu ashobora kuba mu isi ari umuntu 100% kandi akaba adakora icyaha. Yesu ashimwe. Ariko kubera intege nke turavuga ngo ntabwo bishoboka. Yesu ko yabishoboye ntiyari umuntu, ntiyabayeho adakora icyaha. Ariko iyo twashatse kuberaho Kristo cyangwa se tukarushaho gusa n'Imana, Imana iraduhindura burundu ku buryo kamere y'icyaha ituvamo burundu tukayibagirwa. Gusa ubwo ni urundi rugendo. Amen. So uko urushaho kuramya Imana irushaho kuguhindura. Amen. Amen. Irushaho kuguhindura. Nta nuzabona umuntu uramya cyangwa se witwa ko aramya Imana imyaka runaka, ariko ukabona ubuzima yarabaye, simvuga ubuzima bw'umubiri, ndavuga ubuzima bw'umwuka. Ubuzima yarabayeho atangira cyagiye n'uyu munsi aribwo akirimo, uzamenye ko ataramya Imana, kubera ko iyo uri imbere y'Imana iraguhindura, ukaba mushya, ukaba mushya, ejo ukagera ku rundi rugero, nibwo uryoherwa no kuramya Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. So Imana imuhe umugisha. Yarasoje avuga ku kuramya, na n'ubundi kibazo ngiye kumubaza nsa nk'ukivuzeho, ariko wenda wakimfasayizingaho cyane uburyo twari tuvuze ngo kuramya mu mwuka, kuramya mu kuri. Ngiye kukubaza, ese birashoboka ko umuntu ashobora kubaho ubuzima bwo mu mwuka? Kubera ko akenshi hari ukuntu umuntu akora nk'ikintu kitabaterega, ntabwo tuba mu mwuka, tuba mu mubiri. Kandi Imana yo ikeneye kubaho. Nituvuga kuramya ntiwumve ko ari igikorwa,
ahubwo wumve ko ari ubuzima. Sibyo wumve ko ari ubuzima. Ubwo birashoboka ko nshobora kubaho ubuzima bwo mu mwuka. A na B. Okay. A birashoboka, B gute? Okay. Ntabwo ari ikibazo cyoroshye, ariko nibaza impamvu Imana itubwira ngo turamye mu mwuka niba bidashoboka. As simple as that. Ese birashoboka ko Imana ikubwira ngo ndashaka ko undamya mu mwuka kandi bidashoboka? Niyo byaba bidashoboka, le Dieu de l'impossible mu Kinyarwanda, le Dieu de l'impossible, Imana y'ibidashoboka niko nabivuga. Niyo byaba bidashoboka, niyo mpamvu bidashoboka nyine urebye muri realite nyine ibisanzwe, mu buzima busanzwe ni nkaho bidashoboka. Ariko kuko dukorera Imana y'ibidashoboka ituma bishoboka. Amen. Imana dufite ivuga ngo ni Imana ihamagara ibintu bitariho nk'ibiriho. Sinzi niba muri kubyumva. Ibaze guhamagara ibintu bitariho nk'ibiriho. Ni Imana iguhamagarira kubaho ubuzima budashoboka ku maso y'abantu, ariko agushoboza kububamo. Ni Imana iguhamagarira kubaho ubuzima abantu bashobora gutekereza ko budashoboka, ariko akubwira ngo ndabuguhamagariye kandi nguhaye n'umufasha witwa Mwuka Wera. Kuba mufite byonyine birashoboka ko umubamo. That is one. Ikindi, kuba umufite ni ukuvuga ngo kuba ko bidashoboka kuri wowe nyine, kuri wowe mu by'ukuri ushyize muri logique, hari igihe nyine ubona ukabona ngo ibi byo noneho nanjye nshyize mu gaciro ndabona bisa naho bitari bushoboke. Atunihira iminiho igize gute? Itanihwa. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, uretse gusa kugusengera kuri Yesu, kuri Data, no kugukoresha n'ibintu bidakorwa yabigukoresha. Amen. Kukunira iminiho itaniwa ni ukuvuga ngo akuvugira amagambo utashoboye kuvuga wowe, ariko agukorera n'ibikorwa udashoboye gukora wowe. Simbizi turi kubyumva? Nakubwira ngo njyewe ibyo udashoboye nzabigushoboza. Birashoboka. Abafilipi 4:13 havuga gute? Shobozwa byose nande. Ikibazo tugira, tubanza gutekereza ko twebwe dukomeye cyangwa dushoboye, ariko ntabwo ushoboye, nta nubwo dushoboye na gato, ahubwo turashobozwa. Nutekereza ko ushoboye, ni bya bindi birivuga ngo abasore b'imigenda bazacogora. Sibyo? Ufite imbaraga, urumva ko urabishoboye. Umusore biba bivuga ngo abasore b'imigenda, ntabwo bivuze gusa Samu w'umusore cyangwa ngewe ukiri muto cyangwa undi wicaye hariya. Ni ukuvuga ngo muri domaine we wumva ko ushoboyemo, uba uri umusore aho ngaho, uba kabisa ufite iriya domaine, urayishoboye, urayimetriza ni yawe. Ariko niwumva ko uyishoboye, ibyo biribwa bizakuba uzacogora, uzaruha. Ariko niwumva ko uzashobozwa na Kristo, uzabishobora. Bibiri kongera kavuga mu migani ngo ntiwishingikirize ku bwenge bwawe. Niyo mpamvu navuze ngo ukize mu bwenge bw'umuntu ubona ko hari ibintu bimwe bitari bushoboke. Kavuga ati si ubwo ngewe umuntu yantuka nkamuhereza gutya bien akagenda, urumva ari sawa? Uvuga uti ngewe wo kwa kanaka noneho iwacu ariko muratuza umujinya tugira, ugasubira muri bya bindi. Sibyo? Kuko nyine ni mu mubiri, nibyo wambaye umubiri rwose pe. Wa mugani abantu babwiye ngo ntabwo tuba mu mubiri. Umubiri ni housing. Buriya reka mbabwire ikintu cyoroshye cyane, ntabwo Sam ari uyu nguyu ndi kureba. Reka da, Sam ari imbere, arimo imbere. Iki ngiki ni ikintu Sam atuyemo. Niyo Imana imureba ntabwo ibi ngibi ntabwo ari bireba. Iyo umuntu aje iwawe
akabona inzu atuyemo ntabwo aba akubonye. Aba yakubonye se? Akubona nyine ariko muhuye. Ubu rero uriya ntabwo ari papi, iriya ni inzu papi arimo. Papi arimo imbere, imbuto anyerera niwe papi, ibyo akora ntamureba niwe papi. Noneho iyo nguyu umubiri nubwo wananirwa, ariko wa muntu w'imbere hari ibyo ashobozwa mu mubiri udashoboye. Si byose? Ntimurabona umuntu uva mu nzu yoroheje ariko agakora ibintu bikomeye cyane biruta iby'ab'inzu y'iwabo bose? Uko niko umeze rero, kuko umubiri wawe nyine uroroheje. Ni umubiri ni ikintu cyoroshye. Uri munsi ushobora kuba ufite itoto umeze neza, ejo abantu bakakora bakavuga bati yabaye iki? Ariko kubera ko nyine ni ikintu kiri inyuma gusa, hari undi uri imbere, niwe wowe, uwo ngo wakoreshwa ibirenze iby'umubiri ushoboye gukora. Haleluya. Rero ntibishingikirize ku bwenge bwawe, ntuvuge ngo ese birashoboka, kuko nuvuga ngo birashoboka, you are questioning God. Ni ukuvuga ngo urimo urashidikanya ku Imana yavuze. Niba iguhamagarira kuba mu kintu, nuko izi neza ko gishoboka. Sinzi ukuntu tujya twumva Bibiliya sometimes iyo tuyisomye, ariko ijambo rivuga ngo erega ntitugerageresha ibyo tutabasha, kandi ngo nta kigeragezo kitari. So ibiri urwanye nabyo nshuti yanjye, si wowe gusa. Wumva uruhutse, wumva utuje, ariko si wowe gusa. Hari abandi babinyuzemo kandi barabishobora. Kuki wumva utabishoboye? Kuki wumva utabishoboye? Si wowe gusa. Hari abandi banyuzwe mu bikomeye kurusha ibyo ngibyo kandi barabishoboye. Wowe rero kubera intege nke zawe z'umubiri, tu cherches à te donner raison. Wumva ushaka kwiha impamvu. I don't know. Wabona umuntu wakererewe kujya ku kazi, ariko kubera ko yumva uburingiti bukiryoshye n'agashyuha akavuga ati ntabwo nkererwa, yo minota 5 reka nyiyongereho, ntabwo nkererwa. 2 ntabwo nkerererwa. Réveil igasona akayikora agashyiraho iminota 10. Ntabwo ntinda, yewe ndabizi, ndakora vuba ndahita njya muri dushe umunota umwe ndaba ndangije. You end up being late, right? Birangira ukererewe kubera ko wihaye impamvu zo kumva ngo ndabishoboye, reka ndabishoboye gukora vuba ngahita, nta nubwo ngewe nisiga n'amavuta buriya, nta bintu bya makiyaje byinshi kigira, ewana cap ariko ugakerererwa. Mwuka rero niko bikugendekera, ushaka kwiha raison, ukavuga ngo reka n'abandi nabo hari ibindi bakora, reka abandi. Imana nawe is personal, ni umubano wawe nayo, ntabwo ari umubano w'isi yose nayo, ni wowe n'Imana. Rero ntiwihe impamvu zo kuvuga ngo bise nabishobora. Wabishobora, birashoboka cyane. Simbizi, ubwo ngewe ndimo ndavuga ko bishoboka. Gute rero? Gute nyine ibyo navuze, reka kwishingikiriza ku bwenge bwawe. Reka kumva ko ibintu byose ari wowe bishoboye. Emera ko ushobozwa. Niwemera ko ushobozwa, uzashobozwa pe. Ariko niwumva ko imbaraga zawe zibishoboye, urihagije, byose urabizi, mbese uzatsindwa. Kandi utsindwa uzashaka kwiha impamvu, kuvuga ngo ariko nawe yantutse cyane, yagututse cyane. Iyo uceceka, ubwo ndikora example yo gutuka umuntu akagusubiza. Ariko nawe yantutse cyane. Kugutuka cyane no kugutuka gake, no kugutuka birangana. Ntabwo bihindutse kugutuka ntabwo bihindutse ikindi cyaha kubera ko yagututse cyane. Niba yagututse mu mutima cyangwa no ku mubiri akabikoreka body language cyangwa akabivuga n'amagambo, it's all the same, birangana no kugutuka. Rero reaction ugomba kubigiraho ni imwe. Ni iyihe? Ni ugushobozwa nyine n'Imana, corresponding accordingly. Wenda ugaceceka, ukaba kind. I don't know, ntabwo nzi situation, biterwa situation uba urimo agutukiyemo, but niyo example mfashe. Ariko Yesu nta nubwo yavuze gutuka buriya, ngewe nabyoroheje. Yesu yavuze gukubita umusaya. None wowe nta nubwo yavuze ngo nawe ukubita ku musaya umwe uzagenda adakubita ku wundi. Yanavuze ngo wowe uzamuhe noneho n'undi nawe ukubite. Ngewe ndabayituka, ntabwo nsabye nk'ibya Yesu byo kuvuga ngo nagutuka uzamubwire ngo wantutse nanone. Ntabwo ari byo ngo usabye, but ubu umukristo
sibyo ube umuntu uri mu mwuka uyoborwa n'umwuka wera. Ni example mfasha yo gutukana, ariko hari ibindi bintu byinshi biri typical urabibona, simbizi urimo urabibona nyine mu buzima bwawe, birebe urabibona nyine biriya urabibona mu kazi, sibyo bosi, I don't know, ku ishuri urimo urabibona nyine. Nuko navuze gutuka, ariko hari ibindi bihari, si bihari se mu rugo. Mu rugo hari ibihari, hari ibihari, ariko ujye wemera gushobozwa. Bivuga ngo Mana, sinshoboye guceceka hano hantu, ariko urabinshoboza. Wa mugani wazabiri ngo ushyira abarinzi ku munwa wanjye, sibyo? Kuko atabashyizeho umunwa wawe nyine, ubwo ni ikintu mvuze kimwe gusa, yego. Ariko niyo umuntu wese aba afite nyine bikamuteye ibitutsi biri ku buzima bwe, bikeneye ko responding aho. Hari ibitutsi byinshi ku buzima bwawe, sibyo? Bikeneye byose ko responding aho, kugira ikintu ubikoraho, kugira ikintu ubisubizaho. Ariko emerera mwuka wera reaction ubigiraho, ikintu ubikoraho, agushoboze. Kristo agushoboze kureactinga neza, agushoboze kubihandoringa nyine uko bikwiriye. Hari movie kera yabagaho yitwa ngo What Would Jesus Do? So mu kintu cyose ugezemo, muri situation yose ugezemo, ujye wibaza ngo si yaba ari Yesu hano yari gukora iki? Amen, haleluya. Ubu reka ndeke kuba ndi prosper ngewe, ariko yaba ari Yesu yari gukora iki? Iyo ubitekereje utubona icyo yari gukora, akagushoboza nyine ukagikora. Wow. Reka tugane ku musozo kubera iminota, ariko dukore summary y'ibintu tuvuze.